ariko ndashaka kugira ngo dutandukanyirize nk'uko wari utubwiye icyaha n'ingeso za kamere. Yes, ingeso za kamere. Ubundi umuntu yaramenwe kamere. Umuntu wese afite kamere muri we. Agomba umubyeyi yabyaye umwana w'umuhungu yari kumwoza akamukora ku mubiri we w'ubugabo. Iyo adahagurutse iteka ryose abona ko uyu mwana ntacyo azaba. Iyo ahagurutse bavuga ngo uyu mwana azaba umugabo. Bisobanuka ngo ni kamere muri ijuru rifite ibice bibiri. Nenda kuvugaho wenda ni isomo rirerire sinarirangiza. Ariko Paul yaravuze ngo ko Paul yavuze ngo imirimo ya kamere izanyura mu muriro. Isi wakoze ibice bitatu kutoba ibice bitatu ku gatanu. Imirimo ya kamere izakirwa mu muriro nk'uko izanyuzwa mu muriro. Isi uwakiriye Yesu umwami n'umukiza ntazashya we, ariko imirimo yose izashya, ariko ntazahembwa, ntacyo azakira mu bwami bw'Imana, kuko harimo guhembwa mu bwami bw'Imana. Wakiriye Yesu wamukoresheje iki? Iyo wakiriye Yesu umwami w'ubugingo bwawe uba ufite ubugingo buhoraho. Reka nagire dusubire, reka nsomere isomo rye mumfashe narisoma. Nta kibazo rwose. Ibice bitatu, Yohana ibice bitatu. Reka tubasuze cyane bakunzi ba Kigombe Media TV. Tubahaye ikaze cyane, tubashimira cyane ko mukomeje gukora subscribe, like, share ndetse na comment, bikadusubizamo intege zo kujya hirya no hino kugira ngo tubazanire ibyubaka umubiri ndetse n'ibyubaka roho. Uyu munsi rero ntabwo biri buze kubaka umubiri gusa, ibyo biryo twabateguriye ahubwo biri buze kubaka roho. Kubera ko turi kumwe na Reverend ajya gutangira twibwira, ariko mbere kugira ngo twanzike tujye mu kiganiro nyirizina, mwatangira mudushira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kuyobora iki kiganiro. Reka dusenge dushime Imana yatubesheje umunsi wa none tukaba turiho. Mana turagushimye, ineza yawe iratangaje n'akazi karatangaje. Nishimiye ko uyu munsi ndi imbere y'abakunzi bawe bishimiye kumenyesha ibiganiro n'icyo wifuza kubisi nawe atuye mu isi. Ndashaka kugira ngo nk'Imana we hamwe natwe mu biganiro byacu, ko banyifuje kabemerera bakansanga mu rugo aho ndi, ndabinezera kandi ndabyishimiye. Reka kubw'iyo mpamvu ubane natwe mu biganiro byacu byose turi buganire, ibyo tuvuga, ibyo utekereza, ibyanditswe, ibyo tuvuga byose biyoborwe n'Umwuka wawe wera. Uri Imana itabeshya, uri Imana hamwe natwe, biye ko mu bihe by'imperuka uzakoresha n'ibyuma byakozwe n'abana b'abantu. Uyu munsi nicyo gihe tugezemo, reka twamamaze ubutumwa bwiza bunyuze mu byakozwe n'abana b'abantu mu biganiro hirya no hino ku isi. Ibyo wadushyizemo kugira ngo tubibwire benshi babibone nk'uko ari ukuri kandi ari wowe Mana binyuze mu ijambo ryawe, ko nta bundi buhanuzi dufite uretse ijambo ryawe waduhaye nk'ubuhanuzi bw'ukuri. Mu byo tuganira byose reka bishingire ku ijambo ryawe. Ndakwizeye rero kandi ndakwemera ubane natwe muri byose. Imbaraga zawe n'ubushobozi kubane natwe, ubarinde rwose kugira ngo bageze benshi ibiganiro babigeze kuri benshi babikeneye mu buyobe, mu gukiranuka, mu gakiza n'ibindi, babonemo ubugingo nk'uko wabiduteganyirije. Urakoze rero Mwami Imana kuba duhamagaye muri umuhamagaro w'agakiza kawe wo kwamamaza ubutumwa bwawe ukuri mu ijambo ryawe. Mwami ndakwinginze rero ubane natwe muri ibi biganiro kuko tubigusabye, dusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Navuze Reverend, ariko mwatangira mwibwira abadukurikiye birambuye. Amazina nitwa
Hamenyekanye Pierre, ndi umukozi w'Imana mu byubahiro by'amadini. Nitwa Reverend Pastor Binama, mbana n'itorero rya International Pentecost Holiness, nibyo nkorana naryo, nkaba ndi umuvugabutumwa, ntabwo navuga international kuko ntaragera ku isi, ariko numva ushinzwe ivugabutumwa mu itorero mbarizwamo. Ni byiza cyane abadukurikiye, ndizera ntashidikanya ko ibyo tugiye kuganira bari buze kubibonaho ubusobanuro bwimbitse, kubera ko nanone ibyo tugiye kuganira ni ibihuye n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibihuye n'inshingano zanyu nka pasiteri cyangwa se reverend mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma uyu munsi turagira ngo dutangire mudutandukanyiriza, hari idini, hari n'itorero, ariko nanone hari abahitamo gusenga batari mu idini cyangwa se mu itorero. Ese abo nabo bazajya mu ijuru, dore ko amadini yose avuga ko arimo gukorera kujya mu ijuru? Ndagira ngo utangire udutandukanyiriza ibyo bintu. Wenda reka mvuge iki kintu, idini n'itorero ko bitandukanye biraruhije, bijyanye n'uko abantu baba byemeye n'uko bizeye. Ariko ijambo tuvuye ku kintu kijyanye n'agakiza n'idini, kuko abantu baba mu idini badakijijwe, baba mu idini nta gakiza bafite kubera idini, kandi agakiza nibwo bugingo buhoraho. Ariyo mpamvu nifuza ko twatandukanye icyo kintu. Ubundi uvuze itorero reka ndivugeho gato. Ni iki? Itorero ni umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe yitwa itorero. Ni uwakuwe mu bandi. Ubundi biravuga ngo uwakuwe mu bandi, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 9 avuga ngo kuko mwebwe n'abatoranije. Abo yatoranije ni wowe witwa itorero. Ntaho bazi ku isi, ntaho bazi. Urabona aravuga ngo tuzagaragara. Kristo nagaruka tuzagaragara twambaye ubwiza bwe. Kwambara ubwiza bwa Kristo uzabura itorero. Itorero rero ni umuntu, ntabwo ari inyubako, ntabwo ari izina, ntabwo ari uko banditse. Itorero ni uwakiye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agakurwa mu bandi, akava mu bwoko bwe, akava mu muryango we, akemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Idini ni imyubakire. Mu Kigiriki babyitaga ngo tugiye mu gihe cya Kristo. Kristo yasanze idini rihari, isinagogi. Isinagogi ni ahantu abantu bahurira, nibyo byitwa isinagogi. Ariko uyu munsi twebwe twita idini. Niba duhuriye ahantu tubyita idini. Hanyuma hari icyo babugarutseho kubihu ibyo byombi kubihuza n'agakiza, uvuga ko hari abantu bashobora kuba bari mu idini ariko badafite agakiza. Ese hari umuntu ushobora kugira agakiza nta dini abarizwamo? Yego, biba byagenze birashoboka. Niba wowe warakiriye Yesu, uhuye n'umuvugabutumwa akubwiye Yesu, uramwemeye, uramwakiriye, mu gitabo cy'Abaroma ubishyira mu ngo wacu ngo uzatuza akanwa ke ko Kristo ari umwana, akizera mu mutima we ko yapfuye akabambwa kubw'ibyaha bye, azakizwa, ababonye agakiza. Bivuga ngo ni wowe wenyine wahura n'umuvugabutumwa akakubwira Kristo Yesu, ukamwumva ukamwakira mu mutima wawe, ukizera mu mutima wawe ko yagukiza, uzakizwa. Amen. Hanyuma rero muri iyi minsi hari abavuga ngo ni iminsi y'imperuka, abandi batereka reka niko byahoze,
ariko muri no minsi abakristo ndetse n'abantu muri rusange bari mu rujijo. Hari ibikomerezwa mu madini cyangwa se abapasiteri usanga bakora ibihabanye n'ibyo bigisha. Ukajya kumva umupasiteri aravuga indimi cyangwa se umupasiteri akigisha kureka ubusambanyi, at the end of the day ugasanga pasiteri yateye. Abantu bakibaza bati se iyo mana cyangwa iryo juru twabwiwe n'abapasiteri barangiza bagatera intambwe barisohoka, iryo juru ribaho bimeze bite? Reka wenda mvuge kari akantu gatoya wabanje kavuga ko Imana idini ririya dini uvuga ngo agakiza n'idini n'ibintu bibiri bitandukanye. Niba iyo umuntu yakijijwe ntabwo imirimo ya kamere iba yapfuye. Ari abantu benshi bata icyerekezo, nshobora gukizwa ariko imirimo ya kamere muri njye ikaba itarapfa, itandukanye n'icyaha. Ibyo ndaza kubivugaho. Noneho niba umuntu yarakijijwe akabona agakiza, hari ibimuranga. Biriya bimuranga nibyo bigaragaza ngo ninde, ariko bitavuze ngo imirimo ya kamere muri we yarapfuye. Hari abantu benshi batatandukanya icyaha n'imirimo ya kamere. Bitandukaniye he rero? Icyaha ni iki? Icyaha ni ukugoma. Bibiliya mu gitabo cya Yohana rwanda kurwanda rw'ibiciro kurunga bagatanga bavuga ngo icyaha ni ukugoma. Icyaha ni ukugoma. Nuvuga ngo Adamu yakoze icyaha umunsi yagomye ku byo Imana yamubwiye ngo ntakabikore. Icyo kiswe icyaha. Kuva igihe cya Adamu kugera igihe cya Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri ni Kristo. Adamu wa mbere ni inkomoko yacu. Adamu wa kabiri ni Kristo. Ariwe abakristo bakomoka ari twe bakristo twebwe niwe dukomokaho. Niwe Adamu wa kabiri. Urwanda Korinto ibice 15 kuri 3:34 kuri 36. Bivuga kuri Adamu na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ngo yaruduhesha ubugingo, Adamu wa kabiri aduha ubugingo. Uriya yaraduheshaga abo kumoya hano, Adamu wa kabiri arabuduha hawa mubihekesha nta n'uwo bibajije ari we Yesu. Hanyuma tukiri aho ngaho wari utubwiye ko koko bitandukanye ndetse ko gusa abantu hari umuntu ushobora kugira agakiza ariko atari mu idini. Unatubwiye nuko idini Yesu Kristo yaje arisanga, unatubwira ko no gucumura cyangwa se icyaha ari ukugoma. Ariko ndashaka kugira ngo dutandukanyirize nk'uko wari utubwiye icyaha n'ingeso za kamere. Yes, ingeso za kamere. Ubundi umuntu yamenwe kamere. Umuntu wese afite kamere muri we. Agomba umubyeyi abyara umwana w'umuhungu yari kumwoza akamukora ku mubiri we w'ubugabo. Iyo adahagurutse iteka ryose abona ko uyu mwana ntacyo azaba. Iyo ahagurutse bavuga ngo uyu mwana azaba umugabo. Bisobanuka ngo ni kamere muri iriya kamere y'umuhungu guhaguruka ni kamere y'umuntu Imana yaremye idashobora guhinduka. Ntawayihindura uko yaba ameze kose. Iyo ni kamere. Iyo kamere yakoreshwa mu buryo butandukanye, bwiza cyangwa bubi. Umukobwa yatewe inda hanyuma agiye gusezerana, pastor aramwirukana kandi wamuteye inda ari we ugiye kumushaka. Pastor abakoze amakosa. Niba yagize kamera akamurongora kujya icyo gihe yamaze gukora isezerano ry'uko murungu, nta kindi kirenze ko yamurongoye. We pastor icyo ukora ni ukubahiriza imihango y'idini ryawe, ariko hariya aba yaramaze kurongora kuko kamere yarakoze kandi kuri ibyo igomba gukora.
yemeye kumushaka kandi nibire biteguye kwa kabiri ni ko avuga aravuga ngo umuntu na kindi umukobwa bakabafata ngo azatanga ishekeri 50 ayo na mategeko ya Mose azatanga ishekeri 50 hanyuma azaba umugore w'iteka ryose. Urumva niba amategeko ya Mose yemera ko niba wamukinze wamusambanyije kumukina no kumusambanya agatwarinda bikamenyekana kumenyekanye no ko yatwaye agombye kumujyana. Niba agombye kumujyana wowe pasiteri wagombye kubasengera ntacyo urebyeho kuko yamwemeye n'ubwo. Iyo niyo Bibiliya abantu batandukanije n'imyizerere bafite. Rero bambye ntandukanye icyaha imirimo ya kamere n'icyaha. Icyaha ni iki? Muri iki gihe cy'imperuka, muri iki gihe cya Kristo, urubyaro rwa Adamu icyaha cyari kugomera iby'Imana yavuze. Twese tuba abanyabyaha niko Abaroma bavuga. Twese twakoze ibyaha tubashyira ubwiza bw'Imana bitewe n'iki? Nuko Adamu wacu akoze icyo cyaha. Imana yamutegetse kutarya itunda imbuto arazirya kandi yabimubwiye. Natwe umunsi cyaha dufite n'iki? Ni ukutizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yohana 3:36 haravuga ngo uwizera uwo mwana ntateka azakirwa. Bivuga ngo uwizera uwo mwana muri reka nsome ayo magambo barayasome kugira ngo ntaza kuvuga n'ibitari byo. Yohana 3:36 mvukavuga bivuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utamwumvira uwo mwana ntazabona ubugingo buhoraho, umujinya w'Imana uguma kuri we. Bivuga ngo icyaha ni ukutizera umwana wato. Mu gihe cya Kristo utizera Kristo nicyo cyaha, kuko niwe tunda yari muri Edeni batariye. Muri Edeni igiye mu itangiriro icyo bitatu bavuga ngo hari igiti cyo kumenya gusobanukirwa ibyiza n'ibibi. Yego. Hakaba ni itunda ry'ubugingo. Itunda ry'ubugingo ryari Kristo. Iyo baza kurya ku itunda ry'ubugingo tuba dufite ubugingo buhoraho, kuko ariye kutureze kumenya n'ikibi Satani yamweretse akaba ari rye. Niyo mpamvu twakoze icyaha. Icyaha ni ukugoma kurya ku byo bahatubujije. None aha uratubwiye ngo uwizera uwo mwana, ndabisubira reka nageraso muri so havuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utamwumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana wakuriwe. Uwo ni umunyabyaha. Ukoze icyaha nutazizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, utazamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, azaba akoze icyaha cyo kurimbuka. Umujinya w'Imana uzaba kuri. Aha ndagira ngo turebe ku kintu kimwe, kwizera. Ubundi bavuze kwizera Yesu baba bashatse kuvuga iki? Iyo bavuze kwizera Yesu baba bashatse kuvuga iki? Kwizera Yesu bivuga iki? Iyo bavuze kwizera Yesu ni amagambo akomeye. Reka nyasome muri Bibiliya. Yego. Abaroma. Reka mbigusomere. Reka mbiguhe rwose byihuse kugira ngo bidufashe. Abaroma 9 umurongo w'icumi abongo Abaroma ibice 10
9 avuga ayo magambo, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwana, ukizera umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kwizera ni ukwatura mu kanwa kawe ko Yesu ari umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukizera mu mutima wawe ko yagupfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Iyo umaze kumwizera uko ufite agakiza, niko kwizera. Hanyuma uko kwizera tugiye kuguhuza n'ingeso za kamere. Yego. Ndetse tunazihuze n'icyaha. Ese wizeye Yesu Kristo ariko ugakoresha nabi za ngeso zawe za kamere, icyo gihe ubugingo buhoraho nk'uko bivuze uba ubufite. Reka ngo nk'urugero, ubu ngubu wakoresheje urugero rw'akana gatoya mama wako akarabije agakora ku bugabo, tubwira ko ari kamere. Ese ugiye gusambana ariko wava ukatuza n'akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwana, ukizera ko Yesu ko Imana yamuzuye, uzakizwa? Unjyanye ahantu heza numva nishimye. Mu Bagalatiya 5:20 imirimo ya kamere iragaragara ngiye. Kandi iyo bavuze imirimo ya kamere, tugira imirimo ya kamere 9, tukagira n'imbuto z'umwuka 9. Birabangikanye. Abasomera bazahasubira mu Galatiya 5:20-22. Ni nk'indangagaciro na kirazira. Numva ngo yes, ni nk'indangagaciro na kirazira. Twebwe Yesu ajya kujya mu ijuru, yatubwiye ngo ntabwo mbasize mwenyine, ntabwo mbasize nk'imfubyi, nzabasigira umufasha. Umwuka wera nicyo ashinzwe kurwanya imirimo ya kamere ihangana n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Nicyo umwuka wera ashinzwe, kuko imirimo ya kamere iragaragara n'imbuto z'umwuka ziragaragara. Izi mbuto z'umwuka zivuga ngo zigomba kurwanya imirimo ya kamere. Iyo zirwanya imirimo ya kamere, biba bisobanura ngo niba njyewe ntasambanye, imbuto y'umwuka ikimbwira ngo wakoze icyaha, muri njye ndihana. Muri Yohana 3 bavuze ngo aracyari umwizigirwa, n'umwegera ukatura ibyaha byawe uzababarirwa. Turacyafite intebe y'imbabazi yo kwatura ibyaha byacu. Turacyafite amaraso ya Yesu ashobora